wari uzi ko nta buhanga n'ubusesenguzi bihanitse bisaba kugira ngo umuntu abone ko igice cy'amaso ari kimwe mu bice by'ingenzi dufite ku mubiri wacu? Mu magambo make, amaso ujye uyafata nk'impano wahawe ngo urebe neza kandi urebe ibintu byiza byose bitatse iyi si, ndetse unirinde ibibi bishobora kuba byayagirira nabi. Icyo nakumenyesha neza ni uko ibintu utari uzi ku maso yawe kugeza ubu, kandi bihambaye kandi binatangaje. Ntugire ikibazo, ibyo bintu byose uraza kubisobanukirwa neza, unabisesengurirwe neza, kuko Kwizera Sam Official yamaze kubigeraho. Ikaze. Uyu munsi turebere hamwe ubudasa bw'igice cy'amaso yawe. Gifite utuntu n'utundi twinshi cyane dutangaje kandi tw'ingenzi mu buzima bwa muntu. Wari ubizi? Mbese wari uzi ko amaso y'umuntu ashobora kureba kandi gutandukanya amabara arenga miliyoni 10? Iyaba ijisho ry'umuntu ryabaga kamera, ryaba rifite ubushobozi bwa megapixeli MP 576, mu gihe telefone ifite kamera nziza ku isi twese twubaha ni iPhone 12 Pro Max, ifite megapixeli 12 gusa. Ni ukuvuga ko ntabwo ifite ubwikube gusa bw'icumi, ahubwo ifite ubwikube burenze inshuro 20. Ni ijisho ry'umuntu. Ufite hagati y'udutsi miliyoni n'ibihumbi 700 muri buri jisho. Umwana ukivuka ntabwo ashobora kurira amarira, atangira kuzana amarira igihe ari hagati byibuze y'amezi 3 n'amezi 2 n'igice. Amaso y'umwana ukivuka areba umweru n'umukara gusa, hanyuma amaso y'umwana ukivuka ntabwo ashobora kureba andi mabara atandukanye, ahubwo we abasha kwirebera ayo ngayo, cyane ko niba unibuka neza ku maso ye gusa nta handi hantu ushobora gusanga umwijima uretse umukara gusa uri mu maso. Uribuka? Igice cy'ubwonko gishinzwe gufasha amaso kureba kigize 12% y'ubwonko bwose. Ubundi amaso yacu areba ibintu bicuritse, n'ubwonko bwacu bubasha kubicurukura gusa. Ibyo bikora mu buryo buhambaye, mu buryo butangaje, ntabwo ushobora kubyumvisha neza cyangwa mbyiyumvishe mbitekerezeho uburyo bishobora gukorwa. Gusa amaso abigiramo uruhare rukomeye cyane. Ku mpuzandengo, umuntu ahumbya inshuro ziri hagati ya 900 n'1200 mu isaha imwe. Hanyuma bikaba hagati y'ibihumbi 14 n'ibihumbi 19,200 ku munsi, cyangwa se hagati y'inshuro miliyoni 5,200 na miliyoni 7,100 mu mwaka. Buri hagati y'iminsi 30 n'iminsi 60, ingohe z'amaso zirisimburanya. Ni ukuvuga ko zimwe ziracika hakamera n'izindi nshya. Ni hagati y'iminsi 30 n'iminsi 60. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi, 1/2 cy'imirimo y'ubwonko gifite aho gihuriye no kureba. Aya maso yacu, uruhinja rwose rukivuka nta bara na rimwe rushobora kureba usibye umweru n'umukara gusa kugeza igihe kigereje mu mezi 4. Niko bimeze. Iyo usoma muri mudasobwa cyangwa muri telefone uhumbya gake gashoboka, ibi bishobora gutwica amaso yawe cyangwa bikanayetera ikibazo. Wari uzi ko ubwonko bushobora kumenya ifoto amaso yabonye mu gihe kitageze mu isegonda rimwe? Ni ukuvuga ko igice cy'isegonda ubwonko biroroshye cyane gutekereza neza kandi bugasobanukirwa neza n'ifoto amaso yabonye icyo gihe muri icyo gice cy'isegonda. Ijisho ry'umuntu rigizwe n'ingirangingo cells zirenga miliyoni 107 ziri mu bwoko bubiri. Ijisho nicyo gice cya kabiri gihambaye mu miterere cyangwa se complex nyuma y'ubwonko. Ikaze, wakoze kudutega amatwi. Niba ukunze ibyo twabashije kukwegeranyiriza ku gice cy'ijisho, wasiga ubutumwa bwawe muri komenti ahagana hasi, hanyuma tukungurana ibitekerezo. Ikaze.